uyu muntu ntumumuzi yitwa nde kubona yitwa kumeze neza cyane aho muri hirya no hino ku isi waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda upfa kuba gusa wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagusubije cyane nkwifuriza ibihe byiza urabizi ko kubugiye umukungu w'abazima rukubera Imana gusa dushimiye cyane abantu mwese mwakoze subscribe namwe mutarayikora mu gikorwa kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi umuntu mu minsi itambutse w'umudamu muri kureba hano wambaye ikinyarwanda ibitenge meze fresh amamagara ambwa ati mfite ikibazo cya mukecuru wanjye cameraman abereka umukecuru wicaye hano imbere yacu ufite uburwayi bw'amaguru ati mukecuru wanjye ibintu bimeze nabi wandangiye umuntu wamfasha cyangwa se wandwanaho mu by'ukuri n'inshuro nyinshi nagiye mpura n'abantu bavura bya gakondo umukecuru bamujyanye kwa muganga ibintu ngo ntibyacamo fresh bababwira ko indwara batari kuyifatisha mbese batari kubona ibintu arwaye ubundi iyi ndwara ntekereza ko niyo zazindi bita ngo ni imidido niba ntibeshye nuko ati kwa muganga byaranze batubwira ko bibaye ngombwa twajya mu bavuzi ba gakondo umudamu mbere ya byose ndabanza ni umukobwa w'uyu mukecuru ndabanza musuhuze ubundi abasobanurire byinshi ku byatuzanye hano umeze ute sawa amazina yawe Nitwiringiye Imana Claudine uri umudamu uri umukobwa cyangwa wenda nari nkubeshye ni umukobwa w'imyaka ingahe 18 ntabwo wari wabyaraho abyayeho rimwe ubwo ni babandi bita ngo na female yego sobanura abantu uburyo ki ibitumye turaha ngewe nabonye mama wanjye aguhaye arembye tujya ku bitaro tugiye ku bitaro batubwira ko ibintu bitashobokera ku bitaro nibwo nabashye kubona nimero yawe nza kuguhamagara nguhamagaye nibwo ngeze amahirwe ndakubonye mugire mu ngwane gusa mu muvure turi wenda ko yasinzirira ijoro nanga n'indi minsi okay umuvuzi si ngewe n'uyu mugabo wicaye iruhande rwa niyo mpamvu navuze ngo nahakugejeje uzengurutswe n'ibikoresho bye hano bya gakondo muri iyi minsi igihe tugezemo kiterambere ntabwo wapfa kubona ihembe ubundi mu buzima cyangwa se n'ibindi bintu by'ibicuma ibintu urukebano hari abandi babyita ngo ni inzuho urwuho ni igipande cy'igicuma genda uwa kera we abantu dukurikiye genda uwa kera so turaza dusuzuye umugabo tumubaza amakuru nyuma y'iminsi myinshi tutanabonana amakuru ni meza uterera nta kibazo rwose uzaniye umuntu nuko wakoze ahubwo ko ntarenguheruka ko nakubuze wabagahe nawe bandi muri rwishi nyine rumva bari gushakisha tugenda hirya no hino ntago tugumye hamwe none ni nimero yawe ikaburaho nimero yanjye narahinduye yo nakoreshaga mbere ubiba kuri WhatsApp gusa yo guhamagaraho n'indi nshyashya icyo kibazo cyabayeho nuko mwakoze uyu mukecuru ndi kubona hano yafashwe ate ntabwo mbizi ubwo turabaza uyu nguyu ama wanjye yafashwe yahereye yafatwa mu mavi nabira birenge mu kubireba batubwira ko ari uburozi uyu munyamakuru nkabana namubajine mbese washobora kundangira umuganga wamvurira mubyeyi wanjye ati byo rwose ndabishoboye kamuguhamagarire nibwo yamujije nawe uyu mukecuru rero nje kumuvura rwose ndabishoboye ahubwo mukecuru igira hino hano ndebe uko bimeze uri arabasha guhaguruka mu buryo bworoshye genda umusindagize umuzane hano ndebe ko ndamwana aradufasha mukecuru urabona ko guhaguruka ntago ari ibintu byoroheje ubwo agiye kumuzana iruhande rwawe namunzanira hano iruhande asigaye musuzume mikoro se sinabona aho ngifasha kugira ngo wenda nkinguruke ngewe mikoro irambika ngaha mukecuru zana ukuguru hano
urajya wenda unavuga ibyo uri gukora kugira ngo abantu baze kubyumva. ubu ndimo ndamusuzuma gusa ni ukugira ngo akira, kandagira hano, kandagira, zana nuko kuguru, kandagiraho, kandagira aha n'aha, kandagira cyane kandagira cyane, ndeba ibintu birimo mw'aya maguru, kandagira kandagira neza, shiraho, umukecuru umaze iminsi igihe kingana iki ibi bintu bigufashe? Abyaye intangiriro indwi, ntabwo mfite, nari ndangije imyaka 52. 52. None mbona mfite imyaka 65 n'umunani. Cuvamo vanamo ikirenge. Wabonye? Urimo urareba? Kandagira hariya. Ntabwo nandezega mu kiyaga. Oya, nta kibazo. Vanamo nuko kuguru. Urimo urarora ibintu baguteze? Urarora? Urareba ibintu biri kuva mu maguru yawe umukecuru? Ubwo none icara. Kuko byangiriye byose Imana neza igihe. Uri kureba ibintu bivuyemo? wabibonye ibintu bagukoreye. None wa mukobwa we, mumaze kubona uyu mukecuru mama wawe ibyamubayeho, none mwifuza ngo uyu muntu wakoze ibi bintu mukorere iki? Nibyo nshaka kugira umunyereke mumenye. Mukwereke umumenye. Ubwo rero niba mwitwaje agafaranga gafatika ngo mbibakorere? Nta kibazo, amafaranga arahari. Sawa, reka mbikore. Mukecuru witwa nde? Nitwa Claudine.
witwa Korodine Mukeshimana Korodine. Mukeshimana Korodine, basogokuru na basogokuruza, mukaka muzima uri ku ruhimbi, urakira dore iki ngiki. Humura mukaka muzima aragukiza mukecuru. Humura ndakuvura urakira. Mwegere hano murebe uwabagiriye nabi, murebe niba uyu muntu mumuzi. Uyu muntu ntamumuzi, yitwa nde? Uri kubona yitwa nde? Yitwa Biransira. Atuye hagana he? Atuye hepfo y'iwanjye. Uri kumureba neza wamubonye? Namubonye. uyu muntu uri kwibesha ntabwo ari Oya niwe. uko ari umuntu neza umuzi neza mama koko. Ndamuzi. Dore nguwo. Ndamuzi no mu ishusho rye ndamuzi. Ndi kumureba. Uyu niwe wakugiriye nabi rero. Wamubonye? Nawe yarambwiraga ngo nzagira ibigurungo bimeze nk'ibitsinsi by'inzovu, ngo aho nzaje ndakanagira ngo hajaje hararegamo amazi. Wamubonye? Nitwa Dr. Kifunga, ntuye hano i Musanze, nkora ubuvuzi bwa gakondo, ndavura byose, indwara zose nk'uko muri kubireba ndavura, nta ndwara n'imwe ntavura. Ababuze urubyaro ndabavura, abananiwe kuja mu mihango, abamarozi nk'uko muri kubibona, ibikoresho byose ngibi hano ndabifite, nta kintu na kimwe ntashoboye gukora. Reka tubanze duhere kuri uyu mukecuru twari tukuzaniye hano. Ubu icyo uri buze gukora ni iki, cyane ko dusanze afite ibibazo, ko yatubwiye ko byanamufasha ari mukuru, nuko wenda mu kiganiro twibagiwe kubigeza ku bantu, byamufashe ageze ngo ku rubyaro hari rwa 7, ige niko bambwiye. Uyu mukecuru aza kumufasha iki mbere ya byose? Uyu mukecuru ikintu ngiye kumufasha, ubwo ibyo arifuza ngo mukorere ndabimukorera, ashaka kugira ngo murogesha ibisazi ndabimukorera, niba ari ukumukubitisha inkuba ndabimukorera, byose ico arifuza cyose ndamukorera ico ngico. Ibijyanye no kuvurwa kwe rero, kugira ngo amere neza nyine avurwe, wenda ari amaguru yongera amere neza. Hari amaguru ndamuvura, arakira, imiti ngiyi ndayifite, byose ndabifite, nta kintu ntari bumukorere, arakira araba muzima. Abantu bajya bambaza ngo ese umuntu twabonye wenda gutya ngo urwaye byagenze bite? Uyu mukecuru araba ameze neza nyuma y'iminsi nk'ingahe kugira ngo tuzabyereka abantu? Icumweru kimwe araba yabaye muzima, ndabikoraho nka muganga rwose nta kibazo. Reka tujye ku kijyanye no kuvuga ngo ukorera inahangaha i Musanze, ariko hari abantu batuye za Huye, za Rwamagana, he na he, abantu bakubona gute, ndetse n'abantu batari mu Rwanda, kubera ko ibyo dukora hano twebwe bibonwa n'abantu bagiye batandukanye? Kumbona biroroshe cyane. Inimero yanje niyo mwayitanga, unkeneye wese akaje arampamagara yambona. Mukanya ruvuze uti hari indwara mvura zigiye zitandukanye, wasubiramo wenda ibyo ufasha abantu bigiye bitandukanye, ibyo ushoboye muri make? Mvura amarozi, nkavura abana niwe ababuze urubyaro, abatajya mu mihango, abatimbuye nk'aba ngaba, byose indwara zose, nta ndwara n'imwe ntavura, imiti ngiyi ndayifite. Wenda tumera nk'aho tugana ku musozo, nibyo mbwira abantu nti uko byagenda kose iyo nageze ahantu nk'aha mba mbizi neza ko uyu nahagejeje wasanga hari undi bahuje ikibazo, cyangwa se ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye wumva byakemuka ari uko ugiye kureba umuvuzi wa gakondo. Niyo mpamvu mba nashyize nimero hanze kugira ngo igihe cyose wumva hari icyo ukeneye kubaza umuntu nk'uyu umubone mu buryo bworoheje. Hanyuma hari abantu baba nko mu bihugu bitari muri make umuntu utabamo hano mu gihugu cy'u Rwanda,
wakubona aciye kuri iyi nimero n'ubundi ubwo n'uguhamagara se hari WhatsApp ugira ibintu nk'ibyo? Izi nimero zose ziri muri WhatsApp, nta kibazo bambona. Ntacyo bitwaye umuntu yaba ari mu Rwanda cyangwa adahari? Yaba ari hanze y'igihugu, yaba ari mu Rwanda, yanshakira ku iyi nimero iri muri WhatsApp, nta kibazo.